imbaraga zo gufata umuryango wanyu wose. Kabiri, wamara gufata umuryango wanyu wose ugafata ahantu utuye roga y'icyo yose. Haleluya yose ugomba kwisa kuko uri umukristo uri ikirimi cy'umubiri. Somera muri Zaburi pastor Zaburi 104 Imantibesha umurongo wa 2 no 3 numve. Ayo bazwi mu Yesu. Byibura ubwira icyanditswe kimwe uzusoma buri gitondo. Ubwira byibura umurongo umwe muri Bibiliya uzugufasha mu gitondo. Ubwira porogaramu yo gusoma ijambo ry'Imana mu gitondo. Hari ijambo ry'Imana riri kunezeza ukarigenderaho ukwezi ukarigenderaho icyumweru. Kubikira ibicumuro byose imbaraga. Biradusaba kugabanya gufungura cyane, biradusaba kugabanya gukaranga cyane, biradusaba gucumba cyane. Tubireke, tubihagarike, turi umwana gusabana n'Imana. Wabonye n'akadusomera Zaburi 104 umurongo wa 2 no 3. Zaburi 104 umurongo wa 2 no 3. Aravuga ngo wambara umuco kumwenda, n'Uwiteka usanzura ijuru kumwenda, kumwenda ukinze mw'ihema, kumwenda ukinze mw'ihema. Hepfo ni mkebe ashinga ikingi, Uwiteka we ashinga ikingi zisengeze ku mazi, ibicu abigira igare rye, agendera ku mababa y'umuyaga. Amen. Atukuzwe Yesu. Kubera ko ndi kumwe na Yesu. Yesu ari mu bugingo bwanjye. Kubera ko yanesheje, kubera ko yasize, naje zatsinda. Niba uzusindwa, wisuzume neza. Nta usabana ufitanye n'Umwami Yesu. Mugomba gukura umunsi ku wundi. Uzavuga gusiga ibintu bibiri. Ni ugusenga, gufatanije no gukiyanuka, gufatanije no kwihana. Iyo ugiye gutanga umurimo w'Imana, hatukuza Yesu. Twese yagiye gutanga umurimo w'Imana. Icyambere uzakorerwa ni ukwihana. Hatukuze. Ni ugusarendinga intwaro z'isi y'umwijima ariyo kamere. Izo wari ufite ugashyira hasi. Ukemera Umwami Yesu. Hatukuze. Tuzatuka mu bubata bwa Satani, tukaza kuri bata za Mwuka Wera w'Imana kugira ngo duhindure kuko tubekereje. Shiwe. Amen. Aya magambo yo mu Heburayo ni amagambo aremereye. Uzi umukristo ugera ku rwego atwika urupfu rugasiga ntiruze. Ahibazwe Yesu. Umugabo umwe muri Nigeria nakunda cyane. Nakagabo kagufi ndagasohoka. Kara umunsi kasomera ijambo karavuga ngo ivyo abamarayika buze Imana yabihinduye imiyaga. Abagaragu abahinduye imiyaga. Yabaye mukava muri Nigeria aje gutura Ukraine. Kuko yamenye ko gutwara ku isi Imana yihaye. Aravuga ngo nimba ari uko kandi iwacu ari mu ijuru isi yose aho bakandagiza ikirenge nahaje. Yabaye mukaje gutura Ukraine. Yitwa Sandra Daraja. Amen. Atukuze Yesu. Amen. Aho umuntu azagirwa n'ibitero by'amapepo n'abadayimoni akamayiruka mu gipangu, iki gipangu ngo gifite amapepo menshi. Reka kubwira ijambo rimwe rigucitege. Ntahaba yagiye kubona imyuka. Paul yanzara ngo twebwe ntabwo se kubona intambara y'inyama n'amaraso. Tuza turwana n'abantu bo mu kirere n'abatware bategeka isi y'umwijima. Atukuze. Haleluya. Ijambo rimwe riguhumuriza nk'uko Umwami Yesu yarabishije kandi yatanze imbaraga zayo ubudashira. Dore twuzuye imbaraga za Mwuka Wera umunsi ku wundi. Impamvu tutamenya iby'igihe, impamvu amatwi yacu atumva Imana, impamvu ubugingo bwacu bweshura Imana, twarasinziriye mu isi y'umwuka. Warasinziriye mu isi y'umwuka, tiworeka kuriganya icyacu. Warasinziriye mu isi y'umwuka, tiworeka kwiba amatungo. Warasinziriye mu isi y'umwuka, tiworeka kubesha. Kuriya no kubesha kuri yiboni, kuriya ni ndenge ngere.
kuko imana ntiyo kwitiza ikinyoma ngo kujana yanza ndiba hari muri byo ngo nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano hahiriye umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima atazana nawe isi we nawe isi yavaho ijuru we ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano abanyabyaha bice inkoramutima y'Imana ahubwo bopfa bagashira ariko muri imitima y'Imana igahagarara biza bivuga iki umukiranutsi wiyoroshe imbere y'abanyabyaha kuko bakojeje isizo umukiranutsi wiyoroshe imbere y'abanyabyaha abakojeje ijuru isi amen Amen. ntabwo kristo bari kinyuma kandi Imana sinya niba yari Imana yari yo guca mu kinyoma kugira ngo ugeze muri Amerika yabaye inyategeka yantacu twizeye Paulo yari ahagaze asanga bafite ibishushanyo byinshi bari baramya za bari na za sheri bari bagera hamwe ku murongo wa 12 baruza ku buntu haravuga ngo asanga handitswe ngo ni igicaniro cy'Imana itanu yabavuga ngo iyo ngiyo iyo niyo mbabwira Amen. Gazi iyo niyo mbabwira ndabaye namutangirira niyo yari mu ijuru atukuze Yesu Amen. ijambo ry'Imana ejo bundi nasomye turavuga ngo utiha ngwihane ko cyangwa ariko shoboka neza icyo cyangwa kizavuga ngo ngwihane ko cyangwa amen Amen. biragusaba guhindura imibereho yawe biradusaba kugabanya ibitotsi byinshi ziba dusezeye biradusaba gukiranuka mu muhana gukiranuka mu mazu yacu gukiranuka mu miryango kugira ngo twambare imbaraga z'umuriro Imana ni igitangaza yakazibwira ngo Mose genda vuba uri hano twihana iri Egiputa hose wishobora ati twihana amen Amen. igera icyamagara Paulo wewe wishitu wakoze ibyiza uri hano twihana ndihana kugira ngo mutatanga umurimo w'Imana agomba kwihana kandi igitangaza amen Amen. twebwe gusenga ahantu twimudateye umwuka turi dusengana hari abari beretse umutezo za gahunda abayumbi bakuru twebwe kabayise guteka tuje mu tebisi amen Amen. tuje muri uzu umugore umwe yafataga ngo hano muri uzu tumusenga ngo iki ati hano tumusenga adwa kondisiyo ngo turinde warangize ngo gushora umutsima kuri gazi buri tumara dusenga mbwira bashitiye hano ibintu byakomeye ndavuga ati ariko kubera ko twari dufite umwuka mukeya ariko imbaraga z'umubiri zo ziraho umuntu wari umuceri cyangwa umuntu wari umutsima n'udushinga Imana ikamukubita akabona kera afite imbaraga z'umubiri ndabwira ati mwebwe muve mu mandazi kingo mujyana ndabati mbwejo turakubita nitumara dusenga ndabwira ati dutange kore gahunda twamaze sa Kristo turasenga dukora gahunda umugabo Imana yadufasha kugira twakoze igikorwa cyiza ariko cyagaragaye nabi twagakuye mu isi y'umwuka twakizanye mu mubiri amen Amen. byarashobokaga yuko twasengaga ashaka gukora izo somo maze gaje gutsoza kucyamenya ndavuga ngo baraduherekeza gutsoza akazamusunika ntikibukecu reka nawe arakubwira ati warigenje cyane warigenje kandi mworo kuko murabona ukuntu ndesha mu mutima n'ufite imbaraga ariko kumbasha ati warigenje cyane ariko muri iyi minsi turambara ndavuga ngo jewe ndambara gutandukana nawe yaba ari mu mubiri pe yaba ari mu isoko sinshobora ariko ikindi amen Amen. bishatse gusobanura iki mushyire ukubwoba mu izina rya Yesu Amen. umuntu uraza kwatura ijambo ribi uzamumbwiraho ngo ndajyanze mu izina rya Yesu umuntu ubwegeza kumva ngo ushaka gusoma imbuga oya ndavuga ngo oya urambeshe
nyine kurikirwa narabeshe haki ndavuga ngo ikindi n'ikimenyetso cy'uko ubeshe umutima wawe ni umutima twese no bifite kandi ni mu kazi nazari byabaye imbuga yego yaragera bamera nk'inyamaswa ariko ntiyabaye imbuga jewe abaraje haki amen Amen. impamvu bababwira amagambo nuko bakunda biragatsindwa umutwe w'umwana ngere umuntu akamagwaza umwana akamayirwa uhamagara abantu ati kuzi Hallelujah. kwemera umusenge bakakunyaga igihumbi bakakunyaga icyatanu bakakubwira amasezerano atazasohora aho bakaguza inyama ukajya ukabona imbaraga zihagije wamara ukiyaminiye amen ukabasha gusengera umwana wawe kuko imana yabitanze n'itegeko umwana wawe niwe mana ya mbere hano ku isi niba abandi bashaka kumwatura amagambo mabi akamufata nawe ufite imbaraga zo kumwatura amagambo meza akamufata uzamufata abana uduhanga ahubwo mu mana uyu mwana ndamukomeje agahanga abazashaka kumugwana bazowuhwane nako azatwotera rero zawancyubahiro Hallelujah. birababaje biteye agahinda amen Hallelujah. ubutumwa yarabwiye gusenga ngo uracyasimbira abantu ku buntu ntabwo nkubwira ngo nibyo bifite agaciro kurusha kubwira umuntu akusa n'abantu bagira imbaraga umuntu yohanura kubera igihumbi agatera ahubwo muzamwandika ku ibaruwa muzavuga ngo amayitaje y'igihumbi nahe amayitaje y'ibihumbi 2 nahe ubutumwa tugaza dusenga batubwira ngo buriya biragatsindwa abantu kuko ngo se ngo kakeve karagoye ni uko azavuga mu isi mwuka ngo se ngo kakeve karagoye ngo si 2 ngo si 5 ngo si 5 ibaza abantu bafata imbaraga z'Imana zikurimo bakazifatira mu gihumbi bakazifatira mu 5 bakazifatira muri 2 wararangaye kanguka mu izina rya Yesu hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kanguka Kristo arumva kumurikira kanguka yawe mutubigwereje iyi kanguka Kristo arumva kumurikira mugu mu Faransa witwa ngo Napoleon yabonye ibintu Dawudi yakoreshejwe n'Imana arabifata n'aravuga ngo ngiye kubigenderaho umuhungu yuzura imbaraga z'Imana kugeza igihe yakazagera ahantu mu muhanda ibintu birananirana akavuga gusa kubera ko ntakandagiye kandi ziko mu mutima waje